nk'uko Yakobo yahengereye se nijoro ise mu zabukuru, yahengereye se mu zabukuru atabona, niko Labani sebukwe Yakobo yahengereye Yakobo nijoro atabona. Uko yagerageje kwambara uruhu akagerageza kwisiga amavuta ya mukuru we, niko Labani yafashe Leya mukuru wa Rasheli amwambika imyenda ya Rasheli, amusiga amavuta ya Rasheli, arangije amujyana nijoro Yakobo yahumye. Agahinda Isaka yagize niko gahinda Yakobo yagize. Yakobo agahinda Isaka yagize niko gahinda Yakobo yagize igihe yibonaga yararanye n'umukobwa atigeze akunda. Igihe yari maze kurema ngo natwe tujye turukamo sabato uri cyangwa kidukura misi y'akaga kiduza n'umuremyi Ahabu yabuze amahoro, aragenda agiwe aryama yerekeye ifure. Ifure ubwo ni hirya ku nzu hamwe abana impinja ziba zitarakura ngo zitandukanywe n'ababyeyi bazo ziba zirana. Nuko ukwiheba kuramusanga, afatwa n'ubwihebe bidatewe n'intambara amahanga baturanye yamugabyeho, si Abafilisitiya bari bateye, si Abasiriya, cyangwa icyorezo cyateye abenegihugu. Ni ikibazo gitoya cyane gishingiye ku kuba yabuze akantu gato cyane mu by'Imana yari yaramuragije byose. Hababura amahoro, iki kintu cyaha cyo kwiba cyangwa se kwifuza ibintu by'undi bizatera umuntu kwiba, iyo kimaze kukugeraho n'ibyo utunze byose ari ubusa. Ahabu yibagiwe ko ari umwami, yashoboraga no kujya arya imbuto zivuye mu muzabibu ku giciro icyo ari cyo cyose. Naboti yari kwifuza kuko yari kuba abonye isoko ibwami, ariko byageze nawe bagirwa ko ari umwami. Ikintu kibabaje, haje umugore we rero umunyabyaha kazi wari ruharwa, aramubwira ati cecekere, amuhoza umwana ati cecekere, ruriya ruzabibu ndaruguha. Uriya muntu wamaze guterwa n'iriya ngeso yo kutiringira Imana ntagira n'ubwenge. Ntabwo yigeze yibaza ati ariko ibyananiye ndi umwami wa Isiraheli, uyu muntu arabishobora ate? Uyu mugore arabishobora ate? Umugore atari no muri ubwo bwoko bw'Abisirayeli. Yashyize kwiringira kwe no kwizera kwe muri uwo mugore. Ariko twabonye ngo ari umuntu wese wiringira iki? Wiringira undi muntu. Iherezo ry'Ahabu ryabaye ribi cyane. Ntekereza ko rwa ruzabibu n'ibindi byose yari atunze n'ubwami yarabinyazwe kubera icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi muntu ukurikije ububasha ugize gute ufite. Ukurikiranye muri Bibiliya, Ahabu yarabeshyewe, bahamagaye abagabo b'ibigoryi. Naboti, urakoze cyane, Naboti yarabeshyewe bamushyiraho icyaha. Ese n'uyu munsi wa none hariho abantu bakora batyo, ashaka umwanya ufite mu kazi agashaka impamvu yanazibura akazihimba, nubwo bigoye kuzibura ku bantu ba none, ariko niyo azibuza arazihimba. Niyo abona ko bizibona bizamutinza arazihimba. Icyo nacyo ni ukwiba. Nuko bamuhimbira amakosa atakoze. Bati uyu muntu yatutse Imana, ngo bashaka abagabo b'iki? B'ibigoryi. Ngo baraza bamushinja ko yagize gute? Yatutse Imana. Igihano cyakurikiragaho ni uguterwa amabuye. Naboti yatewe amabuye azira gukomera kuri gakondo y'iwabo, azira gukomera ku mwimerere w'uko abona ibintu. Mbese natwe uyu munsi wa none hariho abagabo b'ibigoryi
wakumva abagabo b'igoryi ukagira ngo baba ku ikarayesi cyangwa harya ni Sindera. bahita indera ukagira ngo byasabye kujya gukodesha aba bagabo b'indera b'abantu bifitiye uburwayi ngo nibo baje gutanga ubwo buhamya bariyo bazanye ntabwo mu rukiko bakwemerwa ahubwo ni abagabo b'igoryi bamaze gutakaza ubumuntu nk'uko twabibonye badafite Kristo mu mibereho ye abo biri biti ibigoryi nubwo abantu twaba tubabona nk'abantu biyubashye Imana iturinde kuba ibigoryi Amen. yego Iki gitekerezo ku bakurikiranye kiri muri Bibiliya igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21 niho hatubwira iby'iki gitekerezo cyaha abanyagana bo tuzabiburwe n'ingaruka zakomeje gukurikiraho. urupfu rwa Naboti rero rubayeho hakurikiyeho Ahabu Uwiteka yamutumyeho umuhanuzi ataho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti nawe niho zizarigatira yawe biteye agahinda urupfu rwa Yezebeli w'imbwa zaramuriye ngo babonye igihanga cyonyine ngiryo iherezo ryo kwihesha ikintu cy'undi muntu ngiryo iherezo ryo kutanyurwa n'iby'Imana yaguhaye ngiryo iherezo ryo kugira imibereho itarimo Kristo idaha agaciro abandi ahubwo ikirebaho mbere yo kureba abandi urundi rugero rw'umuntu utagira Kristo mu mibereho ye cyangwa utagira Uwiteka mu mibereho ye ahubwo wiringira abantu cyangwa se akiringira umutima we bwite n'ubushobozi bwe bwite ni urugero rw'umuntu bita Rebeka turamusanga mu Itangiriro Rebeka turamusanga mu Itangiriro hari inkuru ya Rebeka n'abahungu be Rebeka yari afite Isaka Rebeka kuvuka kwa Isaka kwa Esawu na Yakobo ubwo turara ku gice cya 25 niho wabona iyo nkuru Rebeka rero nawe ntabwo yabyaraga yari umugore wa Isaka ariko igihe kiragera basaba Uwiteka abaha umwana abaha urubyaro rero yaje gutwita inda y'abana babiri b'impanga uwitwaga Esawu ubwo niwe twakwita gakuru hanyuma nande na Yakobo abo bana bavutse ari impanga umwe avuka afasha agatsinsino kundi ariko ikintu nshaka ko dutinda cyane reka dusome duhere ku murongo wa 19 w'icyo gice cya 25 hari umutwe uvuga ngo kuvuka kwa Esawu na Yakobo uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu Aburahamu yabyaye Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'ipadaramu umushiki wa Labani umwarabu Isaka yiringiraga umugore we yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba Uwiteka yemera kwinginga kwe Rebeka umugore we asama inda abana bakiranira mu nda ye aribaza ati ubwo bimeze bityo bimbereyeho iki aragenda ajya kubaza Uwiteka iki ni ikintu gikomeye cyane yabajije Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri amoko abiri azatandukana uhereye igihe azavukira azavira mu mara yawe ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko umukuru azaba umugaragu w'umutoya maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye zari impanga mu nda ye gakuru avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya bamwita Esawu hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu bamwita Yakobo kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yabyaraga igitekerezo kiragaragaza Imana ivugana n'abantu
amasezerano. ubwo bivuze ko uyu muryango wamaze imyaka 20 yose turabona urubyaro yego bagitegereje ariko Imana iza gusubiza muri ubu buryo ndetse gira icyo avuga kuri uru rubyaro ruzavuga. yego icyo nshaka ko dutindaho ni n'uyu mudamu wavuganye n'Uwiteka Rebeka. yego Uwiteka mu isezerano amubwira uko ibintu bizagenda kandi koko nk'umuntu wiringira Uwiteka yagombaga kwizera icyo kintu akemera ko ibyo Uwiteka yashatse ko ari byo bibaho. niyo mpamvu handitse ngo niba mufite ibyo kurya n'imyambaro munyurwe nabyo. tuba dukwiye gushimira ibyo Imana yaduhaye nubwo hari ibyiza twifuza kuruta ibindi ariko dukwiye gushimira Imana ibyo yagize gute ibyo yaduhaye. Yakobo nk'umuntu wari wavuga Rebeka nk'umuntu wari wavuganye n'Imana yagomba gutegereza gushaka ko Imana kukabaho. Rero ikibazo cyabaye ahangaha Imana yavuze ko Gakura azaba umugaragu wa gatoya nyamara mu muco w'Abayisiraheli ubwo bari b'Abayisiraheli umuco w'Abaheburayo kuko babaye Abisiraheli nyuma ya Yakobo. mu muco w'Abaheburayo umukuru yagombaga kuba iki umutware w'umuryango no mu bijyanye no gusenga yagomba kuba umutambyi w'iki w'umuryango yagomba kuba umucamanza w'umuryango. ibyo Imana ivuze rero bigiye kubusanya n'ibyo abantu bagize gute basanzwe bamenyereye ariko ibyo Imana yavuze ukurikije kiriya gitekerezo uzasanga ari nabyo Rebeka yifuza ko byabaho. yakomeje icyo Imana yamubwiye urumva we abana bavutse abazi birumvikana yagize n'urukundo akunda Yakobo rwihariye. Imana yo yari ifite impamvu uko ibasha kumenya iherezo mu itangiriro ariko impamvu ya Rebeka yo niyo gukundwakaza. ntabwo ari uko yamenyeraga iherezo mu itangiriro ako gahungu kamuherezaga inkwi kamubaga hafi aho mu gikoni yumvaga ariko kaba gatware nubwo byarahuje n'ubushake bw'Imana ariko Imana yo yari izi impamvu ariko impamvu ya Rebeka irapfuye. ababyeyi bakundwakaza abana byakabaye byiza babafashe kimwe bose bakabakundwakaza. icyaje gukurikiraho rero ni iki kwa kutizera Imana kwa kutiringira Imana. Rebeka nta nubwo yibukaga amasezerano y'Imana yaravuze ati byanga byakunda umurage w'umwana w'imfura wo kuba umutware uzahabwa Esawu kandi simbishaka ngomba gushaka inzira zanjye. yaza kuba akiringira Imana ari gutegereza ubushake bw'Imana bukabaho. yari gusubira kubaza Uwiteka ahitamo rero kwiba. yari kubaza Uwiteka atese ko mbona muzehe Isaka ashaka umutware Gakuru kandi warasezanye ko gato yari uzahabwa ubutware. uyu mudamu rero yabuze amahoro kugera aho yize umugambi wo kwitandukanya n'Imana yifatanya na Satani kugira ngo ubushake bwe bushobore yifatanya na Satani kugira ngo ibyo ashaka bisohozwe. Imana iturengera inshuro nyinshi tujya tuva mu nzira y'Imana kandi abantu bakwiye gusobanukirwa yuko iherezo ryo kwitandukanya n'Imana ni urupfu n'umubabaro n'agahinda. abantu iki kintu bakwiye kugisobanukirwa. Rebeka rero nibwo yatangiye kubeshya burya amategeko y'Imana yitondere nta na rimwe risiga irindi. Kwica rimwe bigutera kwinjira muri kwica irindi, ibyo nabyo bikagutera kwica irindi, ugasigara nta tegeko na rimwe ugikurikiza. Atangiye kubeshya, urumva bitangiriye ku kwifuza itegeko rya 10 bigiye kukubeshya ku rya 9 ikizakurikiraho no kwiba. Rero abwira umuhungu we ati ugomba kugenda so akaguha iki umugisha. Yewe hari n'ibimenyetso byagaragaza yuko Esawu adagenewe umugisha nubwo atagombaga kuwamburwa. Ni igihe yagomba yemeraga kugurisha n'umuvandimwe we, kugurisha na Yakobo. Kandi ubona bwaje isazamwe uburiganya. Yego ugeze kubidusomera mu bakurambere n'abahanuzi ko gufatira umuntu mu bibazo bye. Esawu aje ashonje, Yakobo nawe ati mbo
nta biryo byanjye ndi bugwe ariko kivuga nubanza ukabigenza gutya Yego. kwa gufatira umuntu mu ntege nke nabwo gutangiye kuba Yakobo yari impirimbanyi cyane yari umujuru udasanzwe ariko buryo utazaba umutware bigaragara na kare nawe yararekuye yagomba kumenya yuko n'ubundi ibyo biryo ari we byatekewe nk'umutware w'umuryango yego akihangana yego ariko n'ubundi kutamenya ubutware bwe na kera na kare byagaragariye n'aho ngaho ntangazwa n'abantu cyane ugasanga umuntu arashaka kuyobora abandi nawe ugatabasha kwiyobora icyo kintu kiba kibabaje burya ibi rero ni nk'ibi bya Esawu yararize araboroga ariko nyamara nawe yarazi yuko adashoboye kuyobora imibereho yarabigaragazaga ikintu twigira aha hantu rero dukomeje turize kuhakura isomo rikomeye urumva Esawu yavutse afite ubwoya ahantu hose yari afite impumuro ye n'imyambaro ye yaramubwiye ati mwana wanjye n'ijwi rye hari itandukano riri hagati ya gakuru na gatoya yego rwose Yakobo Rebeka n'umuhungu we Yakobo bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bisanishe na gakuru Esawu hariya twakibonye turaza kukibona kwiyitirira gufata indirimbo y'undi igitabo cy'undi ukabyiyitirira yego mu bahanga bakora ubushakashatsi n'abanditsi b'ibitabo babyita plagiarism yego no muri business ahubwo umuntu ashobora gufata icyo bita trademark ubwo twabyita ngo buriya nk'ikirango cya business yawe nkagifata ukagishyira ku bicuruzwa byawe bitewe n'uko ya business ya wa wundi uzwi cyangwa se Adidas ukabona umuntu yanditse Adidas kugira ngo abantu badahugutse baze kubona kwerekeza aho ngaho bihanwa n'amategeko icyo nacyo ni ukwiba ubwo urumva rero ni company bakoze company yo kwiba bishyize hamwe nuko ikijyanye n'ubwoya genda ubaga ihene wambara uruhu yego genda wambara uruhu yego tangiye 25 batubwiye ngo ubwo genda nakomeje imbere nagiye hari ibimenyetso Esawu bari batubwiye bifite yego yari cyoya nicyo bavuzemo cyane agiye kurwana urugamba rwo kuba Esawu kandi ari Yakobo byerekana yuko bitari bumworohere yego yego Esawu yaratukuraga ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya yego ikibazo cyo gutukura cyo byari byarikoze n'ubundi ntabwo Isaka yabonaga yarashaje ntabwo yari kumubona icyo cyo bumvaga cyakemutse gusa nacyo abiki gihe babasha kubikemura abantu bavutse ari ibikara bajya bihindura abazungu babasha kwitukuza abantu n'abajura nibwira yuko abantu bavutse ari ibikara bakaba ari inzobe nabo bashobora kwibona muri iki gika cy'ubujura ntibafite aho kuba ariko buri cyaba ntibafite aho kuba kuri nuko bambaye ubwoya bw'ihene birababaje buriya Yesu avuga ihene bambara ubwoya bw'ihene buri wari wambaye ubwoya bw'ihene nawe yari yabaye ihene Kristo avuga ko ihene zizajya hehe ibumoso bambaye ubwoya bw'ihene ikibazo se cy'impumuro baragenda bambara imyambaro yande aragenda mushyira inyama z'ihene nk'inyama z'umuhigo ariko ise yamuhaye umugisha yako Isaka yaje kumumugisha nubwo yari afite gushidikanya yavuze atari n'ubusaza bwanjye sinyemera no gutandukanya ibintu ariko aravuga atari kwijwe ndumva ari Esawu ari Yakobo atariko ndagukoraho umvura Esawu ariko ijwi rikaba nde yego ariko baramuriganije amuhumugisha amaze kumuhumugisha mbese watabivuga ngo hakurikiyeho iki hakurikiyeho amahoro no kwishimira ubutware niko Bibiliya ivuga oya ahubwo ingorane Yakobo atigeze agira mu mibereho ye zatangiye icyo gihe
amagambo uri kuvuga ni mu itangiro 27 n'aho turi. yego twagize 27 Rebeka yoshya Yakobo kuri Ganyasi. Ubundi unasoma iki gitekerezo Isaka Yakobo ageze imbere ya Isaka. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo korakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa ko utari we. Mu mutima wa Esawu wa musaza ushaje mbese hari ikintu cyo kuba kibaye kitari cyo. Nyegera numve koko ko ari wowe. Nicyo kimenyetso yarasigaranye naho ibyo kumva ijwi umuntu ushaje n'ubundi amatwi ye ntaba yumva neza. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenye uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Rumva harimo gushidikanya ariko ay'ubusaza. Kurikije ukajya kuri 18 kuri 30 Esawu yaraje asabana amarira umugisha. Ariko reka mbabwize ukuri nidukomeza kwanga imiburo y'Imana igihe kizagera tuyisabana amarira kandi bitagikunze. Hari wanditse Victoria Smith yaranditse ngo nitwanga gusenga mu mahoro tuzasenga mu bwihebe. Igihe kizagerwa imbabazi zizaba zirangiye abantu batakambe basaba Imana kugira ngo bahabwe imbabazi kandi ntabwo bizakunda. Ndikwavuga ngo bazasubizwa ngo byaratinze. Abakiranutse bazaba baririye abanyabyaha amarira ya nyuma ubuheruka. Rero nuko byagendekeye Esawu yaraje ararira ariko amarira ayubusa. Esawu ashaka kwica Yakobo. Urumva umutware none bigiye kumubaho. Ubwo turi ku murongo wa 41. Isaka yohereza Yakobo i Padaramu gusabayo no kuvangwa ahangaha Esawu yashatse kwica Yakobo. Yakobo agira gute? Arahunga. Ubwo 29 urasanga Yakobo ajya kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Ageze kwa Labani nubwo yari nyirarume yamukoresheje imyaka 7 kugira ngo amuhe umugeni. Ariko utarageraho twatangiye bitangiriye mu cyifuzo. Yego cyo kugubwa neza. Kwifuza. Itegeko ryo kwifuza yarapfuye. Hajemwe ibinyoma. Ukabeshya. Agiye kubeshya. Abeshya umusaza tumaze kubibona. Yego. Mu kubeshya tuje kurya 8 yo kwiba. Aribo. Hanyuma yo kwiba noneho turabona Esawu afashe umugambi wo kwica. Ubwo tugeze kurya 6. Yego. Mbego urumva ko ya mategeko ari kugenda arindimuka. Ariko uribuka ko n'irya 5 ryapfuye cy'ababyeyi. Ubaye so na nyoko. Yego. Ariko buriya ko yubashye nyina yari yubashye se. Ikibazo. Ntukagire izindi Imana mu maso yanjye ziracyahare. Yamaze kwiringira kuruta kwiringira Uwiteka. Cyane yamaze kwiringira ibinyoma bye. Yego. Imana idufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ubumwe buri hagati y'amategeko y'Imana. Igihe ukuramo rimwe kubw'inyungu zawe umenye uko nasiga tuzabasha kugira gute ko icyaha kimwe kitagifungura inzugi z'ibindi byaha. Yakobo arahunze rero. Ngibi byo Satani atera. Hari abantu benshi bari mu magereza. Ndetse bagerageje no kugurisha ibyo bari baragezeho bitari mu mahugu kugira ngo batange ihazabu z'urukiko so kugira ngo bafungurwe. Ubuzima n'imibereho mu rugo byabaye ibindi. Sara amahirwe bo bagifite nuko bagifite amahirwe yo kwihana. Abandi baheze ishyanga nabo bararongotanye bagira gute barahunga. Iherezo ryo kwitandukanya n'Imana twabivuze nta kabuza umusaruro ugomba kuvamo n'ubwihebe n'urupfu no guhangayika. Uko byagendekeye ku babyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva ikiza bashakaga si cyo babonye ahubwo babonye umuruho. Babonye umwana w'abapfira ku bibero byabo. Babonye gusigingira kw'inyoko muntu. Mbese ngiryerezo ry'icyaha igihe cyose umuntu yitandukanije n'Imana. Hari amagambo akwiye gukomeza kwirangira mu matwi yacu kugira ngo dushikame ku Imana idusaba. Ndumva ari mu Baroma igice cya 3:23 cyangwa na 6 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu.
ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. muri Kristo Yesu. Yakobo Umuhanuzi Yesaya arongera avuga irindi somo rikomeye, nta mahoro y'umunyabyaha, kandi amagambo ngo akomotse ku Uwiteka, ni ku Iteka avuga. Yakobo umwana wari uri mu rugo avuna umuheha akiyongeza undi, ariko ikibazo kiravutse. Yakobo abaye impunzi, aragiye ahungiye kwa nyirarume, akunda umukobwa wari uhari bitaga Rasheli. Ntakunze Rasheli se? Ise aramubwira tugomba kumukorera imyaka ingahe? Yagombaga kumukorera imyaka 7. Tugiye mu by'uyu munsi, umuntu woroheje ashobora guhingira amafaranga angahe? Aho ntuye ni amafaranga mu gihe cy'ihinga aho baca 2,000, mu kindi gihe bagaca 5,000. Reka dukore mwahene tuvuge ko umuhinzi ahingira 2,000 aho ngaho simazi cyangwa 5,000. Yego. Ariko yahinze igitondo gusa. Ni saa mugwera mu saa moya kugeza. Ni imyaka 7 igitondo n'ikigoroba, iminsi 7 kuri 7. Nibyo? Hari n'isabato sinzi niba yarayiruhukaga. Turi ku buryo icyaha kimwe gishobora gutuma wica n'amategeko yose. Yakobo yakoreye uwo mukobwa akazi kameze gatyo iminsi 7 kuri 7, imyaka 7. Ugukubye n'5 niyo mwayene twafashe y'amafaranga, ushobora kumva inkwano Yakobo yatanze. Yakobo amaze rero gukorera imyaka 7, yatangiye gusarura imbuto za kabuto yari yarabibye mbere y'imyaka ingahe? Ya myaka 7. Yatangiye gusarura imbuto. Labani ntabwo yeza amushyingira Rasheli yakundaga. Ariko muza kako gushyingirwa, burya kugira ngo ushyingirwe umuntu udakunda, nawe ubizi ko utamukunda ntiwashyingirwa. Ibyo birazi. Icyajyaga koroha nuko urabana mu bwati singushyingiye genda, ariko uzi gushyingirwa umuntu udakunda. Labani rero nawe yaramuvuze ati jya mu rugo iwawe witegure, ndaza kuguhekera umugeni muzane. Uko byagenze reka nkubwize ukuri, ibyo uzasarura, ibyo biba nibyo ugomba kugira gute gusarura. Ijambo ry'Imana ryavuze Nkuko Yakobo yahengereye se ninjoro, ise mu zabukuru, yahengereye se mu zabukuru atabona, niko Labani sebukwe y'Abakobo yahengereye Yakobo ninjoro atabona. Uko yagerageje kwambara uruhu akagerageza kwisiga amavuta ya mukuru we, niko Labani yafashe Leya mukuru wa Rasheli amwambika imyenda ya Rasheli, amusiga amavuta ya Rasheli, arangije amujyana ninjoro Yakobo yahumye. Agahinda Isaka yagize niko gahinda Yakobo yagize. Yakobo agahinda Isaka yagize niko gahinda Yakobo yagize igihe yibonaga yararanye n'umukobwa atigeze akunda. Kandi impamvu atamukundaga hashobora kuba hari inenge runaka ntiyamukunze nyine, yatumye atamukunda. ingo yo gushaka nayo. Burya rero ukunda yo mubonye, ukunda yo mubonye, ikintu cya mbere ubona ni icyo umukundira. Niba ari inyinya cyangwa se uruhanga rwe cyangwa se niho ureba, n'uwo wanga rero buryo nicyo ubona. Yego, ubwo yahise abona yanenge mu gitondo, ariko kuko yari umugabo wizirika arongera, ubwo yamaze kumurongora nyine, yabaye umugore we, nta yandi mahitamo agifite, kuko yakundaga Rasheli cyane, arongera afata indi myaka 7 kugira ngo ashyingirwe nde? ashyingirwe Rasheli yakunze. Amahirwe nuko ari abakobwa 2 Labani yari afite, ariko yashobora kumuha n'undi. Nuko icyakurikiyeho rero amananiza yarakomeje, nubwo yabonye Rasheli nyuma y'uburiganya nawe wumvise uko bungana. Hakurikiyeho noneho gukorera ubutunzi bizatunga abagore be. Uwo musaza utaragiraga impuhwe kandi igihano cy'Imana kuri Yakobo yamubwiye ati hari ihene, nawe reba mu ihene burya hari amabara ushobora kwitegereza ukabona ntakunda kuvuka.
avuga ati ihene z'umweru ni urugero ariko ndumva baranavuze ibara ry'iyo hene nubwo tutari bwinjiremo ngo dusome ati nihavuka ihene isa gutyo ubwo izabe yawe nihavuka we yakoze ibarushamo ibara arareba abona izo hene ziravuka rimwe mu mezi 3 kandi yari afite umukumbi munini imikumbi myinshi y'ihene avuga ati ko byamera ko azajya kugira ihene 100 mukoresheje imyaka 10 ahari ariko Imana kuko igihe cyari kigeze igihe cyari kize kugira ngo Imana reka nkubwire nubwo waba waribye cyangwa naribye uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima ariko baravuga ngo Imana ntigira amatiku ntigira n'ishyari ushobora gusanga ari ukumeze nanjye nshobora kubona ari komeze ariko ibyanditswe byabera kugira ngo byigishe umuntu bimwemeza ibyaha ariko bimuhanire kugira gute kugira ngo umuntu w'Imana abagize gute ashyitse reka rero yego igihe cyari kigeze Imana y'imbabazi kugira ngo ibohore Yakobo noneho icyo gihe zahene zavutse zisa kwa kundi ayo mabara yose niyo yagize gute yatangiye kujyaza cyane Yakobo rero atangira gutekereza gusubira iwabo igitekerezo cya Yakobo nubwo twagisubikira aho ngaho ariko Imana ishimwe Yakobo yaje kwihana ahindurirwa izina ubundi Yakobo bisobanura uburiganya ntabwo twari twabisobanura umuriganya Imana imwita Isiraheli Isiraheli bisobanura iki yego Imana rero iduhindurira amazina kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo izo zari ingero z'abantu bagiye bifuza kugira ibyo bageraho binyuze mu cyaha cyo kwiba cyo kwisha ikintu cy'undi kugira ngo cy'uburiganya ibyo bintu hari abavuze ngo ni ukubakira icyubahiro cyawe mu matongo y'icy'abandi undi yaraguwe neza yari afite umugore mwiza babanye neza ariko urashaka gushimisha irari ryawe ugasenya urwo rugo rwa rugo ruhinduka amatongo abana ntibongera kwiga induru ziravuka mu miryango ubwicanyi ubukene biturutse ku kintu kiri aho ngaho kidafite n'umumaro biturutse ku kutanyurwa rero Imana y'imbabazi yifuza yuko tuba dukurikiza amategeko yayo kugira ngo tugire amahoro ntabwo ari ibintu byo yashaka kubundararaho kugira ngo tutazabyiba ni ukugira ngo natwe tugire amahoro reba ukuntu Ahabu yabuze amahoro ubundi ikintu kibuza umwami amahoro cya mbere ni intambara ni inzara cyangwa se ubukene mu bayobora ni indwara ibyo byorezo igihe ibyo bintu bidahari nta cyagakwiye gutera umwami guhangayika ariko kubwo kwanga kumvira itegeko ry'Imana kubwo kubura umushyikirano hagati yawe n'Imana umwami ngo yaragiye aryama arivumbura aragenda ajya hirya ivure ikibuna cyerekeza aho abantu binjirira nawe urabona ukuntu yari yabaye nimurebe umuruho Yakobo yahuye nawo Imana rero dufashe kugira ngo tubashe kugira imibereho ituma tuyiringira ibyo bizaturinda ingaruka mbi n'imisaruro yose ishobora kuvuka bitewe no kudakurikiza amategeko yayo yego umaze kutubwira abantu babiri kandi bafite ibintu bikomeye uwa mbere n'uyu muriganya Yakobo ugiye kuriganya ibintu by'undi ariko nawe akaba yaragezweho n'uburiganya buteye ubwoba bivuze ko ihame rya Bibiliya ari ukuri ko icyaha nta kintu cyiza kizazana abasambanyi bazajyamo kugira ngo bagire umunezero ariko bizabazanira akaga k'igihe kirekire abajura turabona uyu muriganya Yakobo byamuzaniye akaga k'igihe kirekire ndetse bimutwara n'imbaraga nyinshi cyane twabonye umugabo Ahabu n'umugore we Yezebeli cyabageje ku rupfu ruteye akaga ubundi umwami iyo yapfuye ashyingurwa mu cyubahiro cyinshi cyane ariko we n'imbwa zagendaga zikurubana umurambo biteye ubwoba cyagahinda rwose nta gushidikanya rero nanjye nawe nitutubahiriza amategeko y'Imana nuko tuzamera iherezo ryacu rizamera gutya twavuga byinshi amategeko y'Imana arahambaye reka rero noneho tujye imbere tumenye ubundi ngo kwiba ni iki
kugeza ubu abantu bavuga ati nyamara nta kintu cy'umuntu ndatwara. Ariko dore kwiba hari ubujura, ubu nibwo abantu benshi bazi uburyo bwo gufata ikintu cy'umuntu umucunze adahari ukakikorera cyangwa se ukagitwara. ngo bacukura amazu bagatera rokari. Yego. Hari ugukoresha igihangano cy'undi muntu bidakurikije amategeko. Ufashe indirimbo y'undi muntu, uri korari cyangwa se uri n'umuhanzi ku giti cye, wibye ijwi rye cyangwa se uhinduye amagambo ari mu cyongereza wowe uyishyize mu kinyarwanda utanamubwiye, ibyo nabyo ni ukwiba. Ariko ntekereza yuko wenda niba twabyunganiranaho, niba n'igihangano cyaririmbiwe Imana uramutse ugihinduye mu rurimi utabwiye nyiracyo, ariko n'ubundi ugamije kubwiriza ubutumwa nk'uko nyiracyo yabwirizaga, niba byaba ari ukwiba, ibyo abantu babiganiraho. ngira ngo nyine iryo tegeko gukoresha igihangano cy'undi muntu bigahinduka ubujura, ubundi babyita intellectual property. ni umutungo w'umuntu, kandi uwo mutungo umuzaniye inyungu mu buryo runaka. tuvuge umuntu yanditse igitabo, igitabo kibasha kwandikwa imyaka 1, 2, 3, 4. Guhindura amakuru, guhindura amakuru, ibyo nabyo ni ukwiba. Nk'urugero rwo guhindura amakuru, produit y'umuntu cyangwa se ikintu cy'umuntu runaka, nk'iriya kamera yawe ngiye nkayivugaho amakuru atariyo. Yego. Ziriya iyo zishyushye zirasaduka. Yego. Kandi uri umucuruzi Yego. wa kamera, biriya bintu ugiye kugura. Cyangwa se nkakuraho ka gapapuro karanga kayitangaho amakuru ngashyiraho akandi. Akandi kayikabiriza kugira ngo nkunde nyigurishe ku giciro ndetse ahari cyaba kiri hejuru. Yego. Guharabika cyangwa gusebanya. Ese umuntu yari buhabwe akazi ukamutangaho amakuru atariyo, ukamuharabika, ako kazi yakabona? Ntabwo bishoboka. Yego. Ibyo nabyo ni ukwiba. Kunengeka ku kazi. Ariko kiri ku ngingo yo guharabika, ni ingingo ikomeye cyane. Icya mbere no mu bwicanyi byajemo, twigeze kubivugaho, ko igihe umuntu yambitswe indi sura itariyo, ibyo bintu ubwabyo ari ubwicanyi. Igihe umuntu mwisi igicucu, igihe umuntu mwisi ikigoryi, ijuru ryatangaje ko uba wamaze kumwica. Yego. Byahereye mu bitekerezo biza mu magambo, ku buryo ijuru ryo ribona ko uwo muntu wamwishe. None bigarutse no mu kwiba. Yego. Wa muntu babajije amakuru, batese uriya muntu umubona ute, ugomba kumutangaho amakuru, ugaragaje ko rwose uriya muntu adashoboye, uriya muntu se reka nta kintu yazatugezaho, ugaragaje side ye mbi, ahari harimo n'ibikabyo byinshi cyane, bimubujije amahirwe runaka. Rwose uba mwibye icyo yari kubona yuza kumutangaho amakuru mazima. Yego. Kuba cyaba icyawe cyangwa cyaba icy'undi, rwose ngo utwaye ikintu nkakijugunya ntibikuye uko nibye. Yego. Hari n'igihe bitewe n'ishyari gusa udashaka gufata ako kazi, cyangwa se udashaka ko ari uwawe ugafata, ariko ikiriho cyo wakimugumwe, wakimwatsi, gihabwa undi wenda udafiteho inyungu, ariko igikorwa cyo gutwara ikintu cy'undi cyo wagikoze kubwo kumuharabika. Kunengeka ku kazi, ukishyuza umushahara 100%, ariko wakoze 70%. Iki nacyo ni ukwiba. Yego. Gusesagura. Ariko ikintu tukigarukeho, ushoboje ntashobora kuguhemba yakuyeho n'igiceri na kimwe. Icyakora nawe wamutwaye igihe kitabarika uri mu kazi ke. Gusesagura, gutagaguza no gukoresha nabi ibintu cyangwa igihe cy'undi muntu, ibyo nabyo no kwiba. Iyi ni imari ya boss, nta kibazo. Yego. Ibi se hari ikibazo. Ubundi abantu bazi yuko no kwiba bakire bitari icyaha. Barahari rwose. Ingingo yo gusesagura yari kwiye kuba ikiganiro ubwacyo, kuko abantu Imana yabagize ibisonga. Ariko ku mugani y'ibintu bitari ibyacu, kenshi na kenshi twumva bitatureba. Ndatanga urugero. Ukaba ufite office ukoreramo,
buri kwezi haza fagitire y'umuriro muri cash power tugomba gushyiramo umuriro w'amashanyarazi, ariko kubera yuko ibyo bintu ku mugani waba ari ibya bosi nta mpamvu yo kuzimya amatara. Tuwarete ijyamo umuntu yenda rimwe mu munsi cyangwa kabiri, ariko itara rihora ryaka, ukumva nta kibazo biteye kuba itara riri kwaka. Amazi ahora atonyanga kandi fagitire ya wasake izaza mu ejo bundi. Ibyo bintu ni icyaha. Indirimbo y'abaririmbyi b'i Kigali niba ari babwire Yesu ivuga ngo mbese urubanza nzarukira. Reka mubwire wa muntu we, buriya uramutse ubaze iryo tara ryiriwe ryaka buri munsi ngo nuko ari mu nzu yawe kandi uri umukire, ugaha agaciro bikagera mu myaka 7, havamo inzu y'abakene uyu munsi badafite aho barara. Urubanza nabwo tuzarukira. Kandi tuzirikane rwose igihe dusesagura umutungo twita uwacu, turasesagura umutungo Imana yaduhaye, umutungo w'Imana, kuko ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzagikuramo. Bivuze ngo ibyo dutunze hano twabisanze mu isi, kandi tujya kugenda tuzagira gute? Tuzabisiga. Kwishyura ibiri hasi y'igiciro, byo nabyo ni ukwiba. Kwishyura ibiri hasi y'igiciro ese bigenda bite? Reka iki nacyo tugitekerezeho ku bantu b'Imana babyiteho. Nturanye ndi bosi, nturanye n'umuntu ufite ubuzima buciriritse, ariko yenda afite agatungo runaka cyangwa se afite akarima yahingaga, ariko uyu muturanye agize ibyago bimutunguye. Yenda umubyeyi wagiye kwa muganga yarasanzwe abyara neza batamubaze, ariko biba ngombwa yuko bamubaga. Nta handi hantu ho kumugoboka uretse jye, aza akavuga ati ese wandwanyeho ukamuha udufaranga, akavuga ati nta mafaranga afite. Ese wanguriye ka karima? Iyo n'indi option ihitiza hafi yo kwitabaza icyo afite. Wakumva ari akarima ugakanguka. Uyu murima wakaguze miliyoni 5 bitewe n'ahantu turi. Abavuga uti urashaka ngahe se? Basi ma miliyoni 5. Reka. Ibintu byarakomeye nta murima urabona ukwiriye miliyoni 5. Cyakora 2 umuntu yapfa kuziguha. Katakaba se wagize utwo wongeraho ko hari ahantu hera, ari heza, ari kibanze ejo bundi bazakigura bakubakamo inzu zikomeye. Kandi nawe arabizi hagataho yuko nubwo yaba amaze kukigura, mwayo masegonda amaze kukigura icyo kibanza, baramutse bamuhaye, tuvuga guhaye 2, baramutse bamuhaye 3 nawe ntiyazemera, ahubwo agufatiranye ku byago urimo. Ibyo nabyo ni ubujura. Yego. Imana rero turengere nakaka kwishyura ibiri hasi y'igiciro, ibyo tubiganiriyeho kandi abantu benshi turabikora. Abamotari ku mugoroba abona nta wundi mumotari uri bubone, nubwo essence yabitazamutse, nubwo imvura yabitaguye, araguca inkubwe zayo yaguca agapfa kuba ziko nyuma ntawo hari. Yego, kwa muganga kantine yaho ugasanga irindazi ararigurisha 300. Mu by'ukuri n'abazatwumva bumvireho, Umwuka w'Imana afite ubushobozi bwo gusobanura itegeko mu buryo bwagutse igihe ufitanye umushyikirano nawe, kandi igihe ubana n'Imana, igihe umara igihe runaka ubanye n'Imana mu byanditswe byera. Yego. Ngira ngo nibyo napfa nagerageza kugarukira aho ngaho ku busobanuro ngiro zaba nyinshi. Hamwe rero n'impamvu zikomeye zatumye tubona umuntu yiba ari byo kubura Kristo mu mibereho ye, tugasuzuma ingaruka bigira ku muntu, kwerezo ari umubabaro usaze ndetse ubasha kugeza ku rupfu. Turarekera abantu b'Imana kwirinda kwiba ku buryo bwose umaze kutubwira. Yego. No kugirana isano n'Imana nk'uko umaze kubishimangira, kugira ngo ijuru ubwaryo ribashe kwagura intekerezo z'umuntu, zumvikanishe amategeko y'Imana. Yesu Kristo asobanura amategeko mu kibwirizwa cyatanzwe ku musozi, kwereye muri Matayo igice cya 5 kugeza ku gice cya 7. Yakomeje kugaragaza yuko ibintu bikwiye gukomoka imbere mu mutima.
igihe twiganaga n'abantu b'Imana rero mu gihe cyashize twabonye ko Imana nyine ifite umugambi wo kwandika amategeko ayo mu bwenge bwacu. Umuntu ahindutse ubuturo bwera kugira ngo Imana iture muri we abe umugenga w'ubuzima bw'umuntu. Nkuko wabivuze n'ibyo bitarabaho, kwirinda kwiba bisa nk'ibidashoboka. Twabisomye cyagiye mu Baroma igice cya 3:19-20 ku isi yose itsindiwe imbere y'Imana kubera yuko nta numwe ubasha kugera ku gukiranuka amategeko y'Imana asaba. Ariko niba Kristo ari we mugenga w'ubuzima, niba Kristo ari muri twebwe turi urusengero rw'Imana, Imana izabidushoboza. Icyambere tuzanyurwa nuko turi. Yego. Rero tudafite Kristo nta kunyurwa kubaho. Umuntu aba yumva ari icyabura. Aba yumva ari igicagate kandi adafite igisubizo. Nkuko rero igihe Adamu yibonaga yambaye ubusa, kandi muri we kumva ko ugomba gushaka icyo yikinga kugira ngo ahishe isoni z'ubwambure bwe. Abantu benshi bagwa mu uwo mutego wo kwiba mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo babashe kuziba icyuho bafite. Kandi icyuho dufite mu mibereho yacu ntigishobora gusibanganywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari Kristo. Kristo niwe ugera mu mibereho yacu tukabona yuko umugenzi wacu akwiye kuba agaciro nkuko natwe turi ab'agaciro. Niwe ugera mu mibereho yacu tugasobanukirwa yuko n'uyu munsi dufite ubuzima butuzuye, ariko nyine turi mu isi y'icyaha, ari igihe kizaza kubwo waducunguye tukabona ubugingo buhoraho. Amen. Sinzi rero niba mbere yuko dusoza hari irindi jambo ufite watubwira kugira ngo tugane ku musozo, hanyuma n'ubundi tuze kugusaba udusengere dusubike ikiganiro cyacu. Dusoreze kuri Zaburi ya 23. Yego. Yumva ufite icyo ukeneye. Yego. Hano hari ihumure. Kandi ni ihumure rigomba kukuremera ibyiringiro bizima. Yesu uyu muntu ugira ngo uzi iyi Zaburi, kandi Zaburi yanditse mu mibereho yashobora kwiba, ntabwo bishoboka. Zaburi ya 23 guhera ku murongo wa 1. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe ari umungeri wawe ntabwo uzakena. Ibi bikwiye kurenga inyandiko bikaba impamo ku mibereho yawe. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana uruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, si igitangaza ko umuntu w'Imana yanyura ahantu hashishanye, ahantu hateye ubwoba, ariko Kristo aba ari kumwe natwe, ari umungeri wacu, nk'uko umungeri w'intama mwiza abasha kubaho intama ze ziri hose. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uri kumwe na Yesu, gira ibyiringiro yuko ibyo udafite bizabikomeje, kandi nawe utabibona ufite byinshi, kuko Kristo yaragupfiriye. Antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Aya magambo tujye tuyatura mu mutima wacu, Uwiteka azatandukanya n'icyaha cyo kwiba. Uyu munsi iyi Zaburi izuzura neza mu mibereho yacu, icyaha cyo kwiba n'umuzi wacyo bizarandurwa. Imana itubashije kugira ngo tubashe kwiyumvira Uwiteka ari we gukiranuka kwacu, mu izina rya Yesu. Imana idukunda, byingiro bizima, banye natwe ahangaha akanya katari gatoya. Amagambo yavugiwe ahangaha ni twebwe abwirwa bwa mbere na mbere, kandi turakunze kugira ngo hamwe n'abazatwumva azabashe kutugirira umumaro. Turakunyize kugira ngo uduhe gutera intambwe iva mu kibi igana mu cyiza. Turakunyize kugira ngo uduhe gufata ku mutambiko wa nyuma wifuza ko tugeraho, umutambiko wa rwa rwego Yakobo yarose. Bityo nitubasha kugira gukiranuka gusabwa n'amategeko tubashijwe nawe, tuzabashe kubaho imibereho itaducira urubanza. Umunsi uzahamagara amazina yacu, twaba turi mu bituro cyangwa se tukiri bazima ku isi, twe kuzakorwa n'isoni. Aho tujya hose rero bane natwe,
ibyo ushaka n'ibyo ushima, ibyo na byatuma umurimo wawe utera imbere, ibyo byose biduha nawe kwizera gusa mu izina rya Yesu. Amen.